umure Imana igiye kongera yiyerekane, Imana igiye kongera yigaragaza, Imana igiye kongera yivuge, Imana igiye kongera kuvuga ijwi ryayo, abantu bose bazaryumva, nuri he hazumva ko ari Imana ivuze. Imana igiye kongera yiyerekane. Bakoze Imana igihe turimo biradusaba ubundi bwenge bw'Imana, kuko duhanganye n'izindi mbaraga, duhanganye n'abakozi ba Satani kandi baragwiriye ni benshi, duhanganye n'izindi mbaraga zidashaka ko dukora, birahanganye n'imbaraga zishaka gutuma ko tutamamaza Kristo upfa. Ahubwo nicyo gihe cyo gutabarwa, si cyo gihe cyo kugusohora mu nzu, nicyo gihe cyo guhabwa inzu yawe, si cyo gihe cyo kumva kumwaye, ahubwo nicyo gihe cyo kwiterera ugashima Imana. Haleluya! Nicyo gihe Imana ishaka kukwereka imirimo yayo, nicyo gihe Imana ishaka kwerekana ko ariyo ikomeye kandi ari ikorana nawe. Utangarize unyumva, Imana iguhaye kurya, Imana iguhaye kunywa, umaze igihe utarya, umaze igihe utanywa, ariko akira kurya, akira kunywa, wongera ukomere. Ariko reka nkubwire, misiyo y'Imana ari kiri ku buzima bwiwe. Twasomye ijambo rivuga ngo marayika aza ubwa kabiri. Haleluya! Munkoreye mu kiganza umubwire ngo marayika aje ubwa kabiri. Imana uje ubwa kabiri mu buzima bwawe. Ongera uhaguruke, marayika aje ubwa kabiri. Wongera usenge, marayika aje ubwa kabiri. Muri poromosiyo Yesu azanye, reka nawe wicakireho, kuko ari indi poromosiyo. Hari andi mahirwe nshuti y'Imana. Haleluya! Agaciro. Ubu ibyo bakuvuga byose babiha agaciro. Hari ibyo uceceka ukitoreza. Kandi ko umuntu avuze ngo uruwa Satani, ntago bivuze ko uruwa Satani. Kandi ko umuntu avuze ko uzarimbuka, ntago ari uzaguhagakiza. Izaguhagakiza irahari. Ujye wicecekera ubihorere. Urakoze cyane mukozi w'Imana, tuganiye byinshi cyane, ariko Imana iguha umugisha kandi Imana igukomeze. Reka noneho tujye mu kindi cyiciro cy'ijambo ry'Imana mu kanya gatoya. Reka dusenga Imana muri ubwo buryo. Imana ifite imbaraga, ubuntu n'ubutware, idukomeza kandi ikabana natwe. Ijambo ryawe rigiye kuvugwa, abaryumva ribahindure mu izina ryawe. Komeza kubana natwe rero, komeze kuturinda. Umukozi wawe ugiye kuvuga, avuga abwirijwe nawe, akomezwe nawe, kandi nukuri bose bagiye kudukurikira ubaha umugisha. Abakanda like, comment, bakuri iki kiganiro ubaha umugisha. Ngaho nukuri bana nawe kandi umukomeze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Ntabwo tubatindira cyane, reka dusome ijambo ritoya, hanyuma duhite turisengeramo. Ni ijambo riri mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19. Reka dusome umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa. Iyo nda ayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Herobi ku musozi w'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Nari mbazaniye ijambo ritoya ngira ngo dusengeremo, rivuga ko marayika w'Imana aje ubwa kabiri. Teme y'uyu mwanya cyangwa se insanganyamatsiko y'iri jambo iravuze ngo marayika aje ubwa kabiri, cyangwa se bivuze ngo Imana ije ubwa kabiri. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, iratubwiye ngo uyu mugabo witwa Eliya, ngo ni igihe Imana yamwiyerekaga, ubwo uyu mugabo witwa Eliya yakoranye n'Imana ibikomeye. Uyu yakoranye n'Imana, agendana n'Imana, abona amaboko y'Imana, abona gukomera kw'Imana. Ariko haleluya, amen. Uyu mugabo bivugwa ko mu bagabo bahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 yararimo. Uyu mugabo bivuze ko ari we wamanuye umuriro gatwika ingabo inshuro zigera kuri 2. Uyu mugabo avuga ko ari we mugabo wahagaze ku musozi w'i Karumeli, ngo ahamagara abanuzi ba Bayali n'Abashera, bahagana ku musozi, ati ngaho nimubanze mukora ibyanyu, nanjye ndahamagara Imana yanjye. Bibiliya ivuze ijambo ko uyu mugabo yakoranye n'Imana mu buryo bukomeye. Kandi n'uyu munsi hari abantu bari gukorana n'Imana. Hari abakozi b'Imana, Imana iri gukorana nabo, bakavuga ijambo rikomeye. Abo bantu barahari kandi navuga ngo ibamere umugisha rwose.
bagifite ijambo rihumuriza imitima, bagifite ijambo ryomora ibikomere, bagifite ijambo abantu babatega amatwi bakabumvira. Reka nkubwire, ikibazo dufite ni uko abantu bajya kuri social media bagatega amatwi inkuru zitagira umumaro, zitubaka n'ubugingo, ariko ibyubaka ubugingo ntimubikurikiranye. Bibiliya ngo uyu Eliya ageze kuri uyu musozi Karumeli ngo aratinda abahanuzi babaye n'abashera bose bari bahari. Byari bigoye inshuti y'Imana guhangana n'abahanuzi ba Bayali. Byari bikomeye guhangana n'aba bantu bakomeye, ariko kuko Eliya yari yizeye Imana imwicayemo, yarazi Imana ikorana nawe. Icyamu wowe unyumva ukongera ukamenya Imana ikorana nawe, ukongera ukamenya Imana ivugana nawe, ukongera ukamenya Imana aho yagukuye, ukongera ukibuka imirimo yayo. Bibiliya ngo Eliya ageze aha hantu aravuga ati kugira ngo nongere mbone amaboko y'Imana, nongere nkorane n'Imana, reka mpamagara abantu b'Imana banyegere. Aleluya. Muntu w'Imana ajya agira igihe cye, ajya agira igihe cyo gusabana n'Imana, ajya agira igihe cyo gukorana n'Imana. Bibiliya ngo nuko Eliya abagezeho avuga ngo ngaho nimubanze mwubake ibicaniro mushireho ibyanyu. Ngo barabikora barikibagwamagara Imana yabo, Imana yanga kwitaba. Ngo ariko igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoro. Aleluya. Wowe unyumva paye dwibashe baskata, wowe unyumva igihe kirageze wongera umenye igihe ukorana n'Imana, wongera umenye amasaha uvuganiraho n'Imana, wongera umenye igihe usabana n'Imana. Bibiliya ngo nuko ageze muri uwo mwanya ngo ahamagara Imana, abwira abagenzi be ngo abwira ngo nimunyegere. Abaramwegera, atangira kubibutsa imirimo y'Imana. Ngo arangije yubaka amabuye 12 ashushanya imiryango 12 ya Isiraheli. Ngo arabyubaka, arangije abwira bari ku gicaneti ngaho mushireho. Ngo bashiraho bamenamo amazi, igicaniro kirarengerwa. Reka uyu munsi ntabwo Imana ikora kubera ko abantu bagukanuriye amaso. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo arangije ahamagara Imana, aravuga ngo Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Ngo akivuga iryo jambo, Bibiliya ivuga ko umuriro wamanutse ngo utwika igitambo n'amabuye. Byarantangaje, umuriro watwitse n'amabuye, umuriro watwitse n'umukungugu. Uwo muriro ntabwo wari woroshye. Ngo abari bari aho bose ngo babonye bikubita hasi bubamye, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mbatangariza uhanuzi nzanye, mwihumure, Imana igiye kongera yiyerekane, Imana igiye kongera yigaragaze, Imana igiye kongera yivuge, Imana igiye kongera kuvuga ijwi ryayo, abantu bose bazaryumva. Nuri he hazumva ko ari Imana ivuze. Imana igiye kongera yiyerekane, igiye kongera gukoresha ijwi ryayo, igiye kongera gukoresha imirimo yayo, abantu bamenye ko ari yo ishobora bingahe byose. Kuba twayambura agaciro, kuba twayitesha agaciro, kuba twayivuga uko bitari, nibivuze ko itari Imana. Kuba abantu bavuga uko itari, ariko iracyari iki? Iracyari Imana. Imana itugire neza. Bibiliya ngo nuko rero ngo Eliya abwira bari kumwe ati noneho abo bantu nibabacike. Abo bantu bose ngo bajyana ku kagezi ngo abaterera y'inkota. Shaka kugera ku ijambo twasomye, Bibiliya ngo amakuru aragenda agera kwa Yezebeli, ngo baramubwira ati ntabwo uzi ibyo umuhanuzi Eliya yakoze, yicishije abahanuzi babwe inkota, babandi bose yabarangije. Ngo Yezebeli agibyumva nk'umuntu ukorana na Satani, ukorana n'imbaraga, ukorana n'izindi. Reka mbabwire, igihe tuhagazemo mbatangarize bakoze Imana, igihe turimo biradusaba ubundi bwenge bw'Imana, kuko duhanganye n'izindi mbaraga, duhanganye n'abakozi ba Satani kandi baragwiriye ni benshi. Duhanganye n'izindi mbaraga zidashaka ko dukora, birahanganye n'imbaraga zishaka gutuma ko tutamamaza Kristo. Ariko byanga bikunda tugomba kwamamaza Kristo wacu, kuko ibyo yakoze turabizi, aho yadukuye turahazi, yatugaburiye tutarabo kugaburirwa, atwambika tutarabo kwambika, ingo twashatse bazihaye ameza, Imana iziha imyaka. Ni gute wananirwa kuvuga Imana? Ni gute wananirwa guhamya Imana wa mukobwa we? Hari ibyo yakurinze. Ni gute wananirwa guhamya Imana wa mugabo we n'urupfu yagukijije? Ni gute utahamya Imana? Abandi bananiwe kubyara, wowe iguha urubyaro. Ni gute utahamya Imana? Mureke amabwire, mureke duhamye Imana yacu, mureke tuyihamye. Bibiliya ngo nuko Yezebeli amaze kubyumva ngo aramuhabya, aravuga ngo uko bigenda kose, uko bikorwa kose, yewe Eliya we, namenya amakuru y'ibyo wakoze, none ejo nk'iki gihe
hari igihe satani adutera ubwoba, ibihano satani akaduhabya ngo aramubwira ngo ejo nk'iki gihe nimba ntaragukuraho imana zawe zizabimore bigize ute bikabishe. Ye baba we, mbega we, satani araguhabura urugo ukarusohokamo ukagenda. Satani araguhabura ukijugunyamo umugozi ukiyahura. Satani araguhabura akakwereka ko upfuye birangiye kandi nawe wabibona ukabona ko upfuye. Satani araguhabura akakwereka ko usebye kandi rwose nawe ukabona ko usebye. Ariko ngo utangarize iri jambo riravuze ngo nuko Eliya, Bibiliya iravuze ngo arangije ngo asiga umugaragu we ngo agenda urugendo rw'aho atera ibuye ngo yerekera mu ishyamba munsi y'igiti cy'umurotemu. ngo arangije ngo yari afite ikorasi imwe ivuga ngo icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye kuko naruta abasogokuruza kubaho. ngo ajyama munsi y'icyo giti ariko ngo yiteguye kugira ute gupfa. Reka nkubwire ngo utangarize neza amatwi, humura nubwo wihebye ntabwo ari cyo gihe cyo gupfa, ahubwo ni cyo gihe cyo gutabarwa. si cyo gihe cyo kugusohora mu nzu, ni cyo gihe cyo guhabwa inzu yawe. si cyo gihe cyo kumva kumwaye, ahubwo ni cyo gihe cyo kwiterera ugashima Imana. Haleluya! ni cyo gihe Imana ishaka kukwereka imirimo yayo. ni cyo gihe Imana ishaka kwerekana ko ariyo ikomeye kandi ariyo ikorana nawe. Imana itugire neza. ngo ajyamye aho ngaho, Bibiliya ngo ijuru rimutekerezaho, ngo riravuga ngo yewe nubwo umugaragu wanjye ageze hari kubw'agahinda, yibagirwa ukuntu yamanuye umuriro ugatwika ingabo, yibagirwa ukuntu yahanuriye umwami amubwira ngo iyo ngwara ntabwo izayivaho kuko yagiye kuraguza mu kigirwamana cya Ekorone. yibagirwa uburyo yamfunze imvura imyaka 3 n'amezi 6, Yezebeli umutoya udapima ibiro 40 ngo aramuhabya aramuhabura. Reka nkubwire abadayimoni bafite imbaraga babasha guhabya umuntu agahabuka. Reka nkubwire wa muntu we waruhabijwe na Satani ntiwongere guhaba rwose, garukira aho ngaho. Imana iracyafite izindi mbaraga. Bibiliya iravuga ngo Eliya ajyamye aho ngaho byarangiye, ariko ngo nta kindi yari yahunze yagiye, abadayimoni bamwekeje igitutu, ariko ngo ahantu yari aryamye ngo yijyamira munsi y'iki giti cy'umurotemu, ngo agisinziriye, ngo marayika Imana iri mu ijuru ikoresha inama iravuga ngo umukozi wanjye araryamye kandi aguye isari. hari igihe umuntu agwa isari, hari igihe ibyiringiro bibura, hari igihe gusenga bibura. Reka nkubwire inshuti y'Imana, reka nkubwire, hari igihe gusenga bikama muri weho, hari igihe guhanura bikama, hari igihe ibyiringiro bikama. niyo mpamvu twakagombye guhora imbere y'Imana turinda iby'umwuka kugira ngo bitazadushiramo. urinde iby'umwuka. Bibiliya ngo akijyamye aho ngaho ngo marayika aramubwira ngo manuka. Imana ibwira marayika ngo manuka, wirukanke cyane, wirukanke. Haleluya! ujyana agatsima gatetse neza, ujyana agacuma k'amazi. ubu nk'iki gihe twakageranya n'agateremusi k'ishyushyu kameze neza katavangiye katarimo amazi. ugenda usanga umugaragu wanjye Eliya, ugenda umukomange umubwire ngo haguruka, byuka urye. Imana iravuze ngo byuka urye wa mukobwa we, byuka urye wa musore we, byuka urye wa mukobwa we, byuka urye wa mumama we. Imana irashaka ko wongera kurya ukumva imbaraga z'Imana ndetse no gukomera kw'Imana. Bibiliya ngo amukomanze Eliya ngo abyutse, ngo asanga agatsima gataze ku makara n'agacuma k'amazi. Eliya ngo arabyuka akavovora neza. Haleluya! gutangarize unyumva, Imana iguhaye kurya, Imana iguhaye kunywa. umaze igihe utarya, umaze igihe utanywa, ariko akira kurya, akira kunywa, wongera ukomere, wongera wumve uburyo bw'Imana no gukora kw'Imana. Arabyuka ngo arajya amaze kukarya, ngo kuko yari yamaramaje disi. Dufite ingorane bakozi b'Imana yuko abantu bari gusaba imbaraga barangiza bakaziryamisha. abantu bari gusenga Imana tugarukaho, Imana ikabagaruka, ibyo bagukora ntibabikore. Dufite ikibazo yuko abantu baza ngo Mana ngo umwuka wera namanuke, yanaza ntibakoresha ibyo bagomba kugira ute kuwukoresha. Bibiliya ngo Eliya yarangije kujya arongera agira ute arijyamisha, kuko yari mu ijambo rivuga icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye. Ariko reka nkubwire, misiyo y'Imana ari kiri ku buzima bwiwe. Twasomye ijambo rivuga ngo marayika z'ubwa kabiri.
Haleluya. Mungore mu kiganza umubwire ngo marayika aje ubwa kabiri. Imana uje ubwa kabiri mu buzima bwawe, ije ubwa kabiri mu rugo rwawe, ije ubwa kabiri ku bana bawe, ije ubwa kabiri mu buzima bwawe. Marayika w'Imana aje ubwa kabiri. Hari ibyo aremye, hari ibyo atunganije ngo aze ubwa kabiri. Hamubwira ngo yewe Eliya we, undi ati karame, byuka urye kandi wongere unywe. Haleluya. Ubwa mbere narakugaburiye ntiwabiha agaciro, nguha amazi ntiwabiha agaciro, ariko noneho byuka urye wongere unywe, kuko urugendo rugukomereye ari rurerure kandi ruri imbere y'amaso yawe. Haleluya. Mureke turye kandi tunywe, mureke dutunge ijambo ry'Imana, mureke dutunge imbaraga z'Imana, kuko urugendo rudukomere hano imbere rurahari. Hano imbere urugendo rurahari kandi ntago rukomereye uworoheje. Uru rugendo rukomereye iki? Abakomeye. Rukomereye abakomeye n'aboroheje. Uru rugendo turimo ruragoye. Urugendo turimo ruragoye. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya ngo nukavuga ngo byuka aza ubwa kabiri, amubwira ngo byuka urye wongere unywe, kuko urugendo rugukomereye ari ki? Ari rurerure. Haleluya. Nari mbatangarije ngo ngera ubyuka urye, kuko urugendo rugukomereye ari iki? Ari rurerure. Eliya ngo arabyuka ararya aranywa. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo iyo nda ayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 ngo agera ku musozi waho Imana imushaka. Reka uyu munsi ngutangarize, yewe unyumva, wowe wananiwe gusenga ongera usenge, wowe wabuze ibyiringiro ongera wakira ibyiringiro, wowe uvuga ngo byaranze ongera ugerageze, hari andi mahirwe. Ongera ugerageze, kuko marayika aje ubwa kabiri. Ongera uhaguruke, marayika aje ubwa kabiri. Ongera usenge, marayika aje ubwa kabiri. Muri poromosiyo Yesu azanye, reka nawe wicakireho, kuko hari indi poromosiyo. Hari andi mahirwe nshuti y'Imana. Haleluya. Hari andi mahirwe. Ongera uvuga ngo hari andi mahirwe. Hari andi mahirwe abakozi b'Imana. Hari andi mahirwe abakobwa banyumva. Kuba ubukobwa bupfuye rimwe kabiri, hari amahirwe y'ubwa gatatu ko budapfuye. Kuba amahirwe warayabuze akazi bikanga, hari andi mahirwe yuko Imana ikwicaje mu kazi keza. Kuba amahirwe ideni rikumereye nabi, humura hari andi mahirwe yo kukwishyurira ideni. Haleluya. Ndikumva ubuhanuzi bunzamo bumbwira ngo mbabwire ngo humura, aya masaha n'iyi minsi ikoze igitangaza kivugira, uzagenda ubwira abandi gukomera kw'Imana. Ariko randi mahirwe, marayika ngo aza ubwa kabiri, ngo iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Iminsi 40 irakakaye. Iyi minsi 40 ni iminsi iteye ubwoba. Rero Imana yamuri tugire neza. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo twinginge Imana. Wowe warunani, wowe warucogoye, nakubwiraga ngo komera. Marayika aje ubwa kabiri ku buzima bwawe. Marayika aje mu rugo ubwa kabiri mu rugo rwawe. Kandi marayika wakaje agiye kukugeza ku musozi waho ibisubizo byawe biri. Ugiye kugera ku musozi wo gutabarirwaho, ugiye kugera ku musozi wo gukurirwaho igisuzuguriro, ugiye kugera ku musozi waho Imana igushaka, ugiye kugera ku musozi waho Imana ikeneye kugera. Imana yamuri himbazwe. Nagiraga ngo dufatanyire isengesho dusenga, abanyumva bari hanze y'igihugu, abanyumva bari muri iki gihugu, bari impande n'impande ku isi hose. Imana iravuze ngo ije ubwa kabiri. Reka dusenga Imana. Marayika aje ubwa kabiri. Marayika aje ubwa kabiri. Mukobwa unyumva, humura, wongera ufuka mushime, kuko marayika aje ubwa kabiri. Ku burwayi bwawe marayika aje ubwa kabiri. Ku byari bigukomereye marayika aje ubwa kabiri. Rero rambura amaboko ushima Imana, kuko Imana ikugarutseho. Ndumva Imana imbwira ngo hari andi mahirwe. Ni wakira andi mahirwe, ni wakira andi mahirwe. Wowe uneze amatwi, munyemerere dusenge Imana, tubwire Imana ngo ayo mahirwe Mana turayakeneye. Yesu nabaha umugisha. Iryo ni ryo jambo numvaga twakagombye kuganiraho, ariko nkutangarize ngo marayika aje ubwa kabiri ku buzima bwawe. None rero wowe uneze amatwi, wowe unyumva, wumve ko marayika agize ute aje ubwa kabiri. Reka dusenge. Yesu aguha umugisha, woneze amatwi. Abaneze amatwi mwese mwumve, Imana ije ubwa kabiri kandi azanya andi mahirwe. Reka dusenge. Imana tugire neza. Hanyuma zamura kwizera kwawe, nanjye nzamure kwizera kwanjye. Imana isohoze ijambo ryiza ivuze mu ruhande rwawe. Mana nyiringabo, iri ni ijambo ryawe, kandi ijambo ni ubuhanuzi bukomeye burenze ubundi buhanuzi bwose butandukanye. Ubwuje bwa kabiri kuri uyu mukobwa,
uyu mukobwa naseke. Ubwo uje ubwa kabiri mu kazi k'uyu mugabo kagarukemo aseke. Ubwo uje ubwa kabiri k'uburwayi bwananiranye ukaba ukemuye ikibazo, tuzahimbaza izina ryawe. Rambura amaboko ya muntu wese uneza amatwi, abanyumva bari kure, abanyumva bari hafi, bose kubwira ijambo babona ubutabazi bw'Imana no kurengerwa n'Imana. Urakoze kubyumvishe, byatsi Imana byizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, ubutabazi burabonetse rwose. Amen. Duhe nimero zanyu. Baneze amatwi bumva baduhamagara kutugira inama, kudushakaho, kutugira inama no kuba twaganira ni 782 42 68 17 kuri WhatsApp iriho. Hanyuma Yesu abamugisha, abadukurikirana mwese Imana ibaho umugisha. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana igukomeze kongerere byinshi cyane kugira ngo abantu benshi cyane bakizwe bumvishije ijambo ubabwira. Reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiye, kandi mukomeze kudukurikira mukanda like, comment kuri channel zacu Umuremyi TV Tuyisenge Official. Tubashimire uburyo mwese mudukunda kandi mukunda ibiganiro byacu dukora. Turabashimiye rero, reka tuzongere duhure ubutaha. Ciao ciao. Amen.